iyamageni. Nanone tubahaye ikaze mu biganiro byacu, tunabashimira cyane mwese mwakoze subscribe ku macano ari hano yose agiye atandukanye. Imana ibaha umugisha wo muherereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye. Turababwiye ngo ibihe byiza. Nimba utameze neza nakubwira ngo nagahora gahanze, igihe kimwe bizagenda neza, ibintu bibe sawa. Nanjye nitwa City Hunter, kuri screen yawe twafite umubyeyi mwiza cyane uberewe, yambaye ariko mwiza yambaye ibaze. Hariyo ni ibaze ni baze yitwa Mama Nana. Twavuga ngo amafufu n'amafaranga bimufubike, namwe bibabeho iminsi yose. Ubundi tubabwire ngo ikiganiro mu gisoze tugiye kuganira ibintu byiza. Yego. Waramutse neza mubyeyi? Waramutse neza City Hunter. Nakuvunyishirije ninyo rero. Yego, urakoze cyane bari umugisha. Ariko rwose abagabo barakwemera. Turatuvuga nanjye barenda kunyica. Ariko nabo warabavugiye hose ugenda ubavugira. Ariko impamvu rega mpora mbivuga, abagore ni twebwe rufunguzo rwo kubaka urugo. Yego. Buriya umugore mwiza ni nabyo Bibiliya n'umunyarwanda yavuze ngo kurusha umugore aba kurusha urugo cyane. Bivuze ngo umugabo niyo yaba mubi, umugore ari mwiza, urugo ruba rwiza. Yego, Bibiliya. Niyo mpamvu rege nkunda kuvuga ku bagore cyane. Yego. Nibo rufunguzo. Nibo ki. Kubera ko umugabo hari igihe asanga ureba nabi agahita arakati wa mugore cyane, ati umugore areba nabi reka nigendere. Yego. Tukiri aho rero turahinjirira. Tuvuga inkuru y'umuryango. Yego. Wo mu bakomeye. Ntago ndivuga buvuge ngo nabo mu Rwanda cyangwa muri Tanzania. Musore ukiri mutoya wize amashuri yose, anagira akazi keza. Mama natangiye kubabara narandi. Nangiye kubabara kuko hari ibintu nanjye byabimbabaza. Ashatse gutya nanone umukobwa wo mu bakomeye. Cyo nkundira abakomeye barasabirana. Yego. Ni wasabi bwa muri rushati. Koze cy'umwami yashingira umutwara. Noneho uwo mugore n'umugabo babanye ku nshuro ya mbere babana, barya ibiryo byo muri restaurant, urumva baratwikuye. Ni muri hoteli, ntabwo bajya muri restaurant, ni muri hoteli. Yego. Umugabo bucya mu gitondo ati se sheri nuzi guteka basi? Biriya biryo byahariya bishobora no kutugiraho ikibazo. Icyambere amavuta yabo nageze nayo tuba dukeneye. Ati sinzongera kubirya. Umugore ati uzabyihorere. Bamara igihe bashwana. Babiganiriza ababyeyi. Ababyeyi ni babyumva barabunga. Umugore nyine arakomeza ku ruhande rw'umugore, niwe wafunze umutwe. Batandukana kwa kundi nyine batandukanira mu nzu, bagana divorce yo mu nzu, yo mu cyumba, kubw'icyubahiro cy'imiryango. Batazavuga ati se umwana wo kwana kakoze burya divorce. Ako kamemu urumva umugabo arababaye. Birumvikana arababaye. Inama rero uyu muryango wawuza ibyo bintu urumva bafata ari nese nahuza. Icyo akeneye nuko umugore amutekera, kandi umugore ntabyo azi. Arabizi neza, yamushatse abizi ko ntabyo azi. Ahubwo ni bya byubahiro baba bashaka abantu bumve ko nashatse mu bakomeye, ariko akirengagiza ko kubaka urugo kwabo bizabavuna. Rega nawe yarako hese abakomeye nibashakwa. None ikintu nshaka kukubwira rero, urugo ni ishuri rikomeye kandi ritarangira. Yego. Ntabwo gufata umukobwa mwiza w'igitangaza nk'uwo wo kwa minisitiri wo muri Tanzania cyangwa wo mu Burundi wo muri Kongo ngo umuzane mu rugo kuva ari uruhinja. Yego. Kuva ari uruhinja yambikwa pampa. Ahubwo igikutangaje abenshi arinda aba n'inkumi irangiza segonderi no kwifurira umwenda w'imbere. Ntabyo azi. Ubwo nyine aba yaramuhaye kubera guteteshwa n'ababyeyi. Izi ngaruka rero ziza kuri uyu mwana ziba zaratewe n'ababyeyi. Inama nabagira rero, uwo mugore niba ashaka kubaka koko byanyabyo, nahamagara umukozi wo muri hoteli aho ajya kugurira ibiryo, amushyire mu nzu ukwezi kumwe, amwigishe guteka. Yego.
amubwira ati ibirayi babiteka batya abakire bakunda amafiriti kandi umva guteka ifiriti ntibigoye kugira ngo baba barayihaza niyo babihaga gute nta mukire ukurira imvange amwigisha uko bateka mu kwezi kumwe uko konyine azaba yamenye guteka hanyuma abashe kubaka urugo rwe amahoro uyu mugabo rero winangiye bagapfa icyo kintu ari nacyo kindi ndibuze kukubwira abantu bamaze gutandukana umugore yatandukanye n'umugabo none se ukiri kuri iki ubundi uyu mugabo we guteka ntabyo azi arabizi se gute kandi yarashatse umugore wo guteka reka da umugabo uzi guteka agashaka umugore utazi guteka aramuhamagara akamwereka uko bateka bose bize amahanga bose urumva ntibazi guteka rero nari mvuze ngo uwo mugabo niba azi guteka namwigisha uko bateka wenda kabiri gusa ubundi amureke ateke none niba nawe atazi guteka nta yindi nama nibazane wa muntu wo muri hoteli aza abigishe guteka bombi bari kumwe erega ejo azanarwara ejo umugore azarwara umugabo amutekere kuko ahangaha nta murimo n'umwe umugabo atakora abigishe guteka namara kubigisha guteka babimenye niba ari cyo cyonyine bapfa nta zindi ngeso mbafite niba ari cyo cyonyine rwose umugore nazi guteka nahamagara umuntu wize hoteleri nampamagare nanjye narayize da nze mwigisha nyikubitira izo noti cyangwa ujye unagakuruta oya mwigishe gusa kumwigisha gusa ukwezi kumwe azaba yabimenye ako se mama na nawe uko mu rusya kome n'ingasire aba babyeyi bo badatoza abana b'abakobwa uturimo aho ibikari biracyabaho bitorezwamo abakobwa rero rwose nacyo kintu nigeze kukivuga ababyeyi bo mu bisubizo bakwiye kuganirizwa kubona umwana w'imyaka 12 w'umukobwa yego bakimufurira umwenda w'imbere bakanamwuhagira ntabe no guterura amasahani ku meza yandura ajyana hariya mu gikoni ni ukumuvunishiriza umwana nose nadatoza umwana umurimo akiri mutoya uzambwira ko nabi inkumi bizagenda bite nagera mu rugo rwe bizagenda bite ntabwo wumva ingaruka zitangiye kuba kuri uwo nguwo ni ukuri ndabasabye mwababyeyi nimwigisha abana imirimo yego mwigisha abana banyu gukora numara kubigisha bazamenya uko bitwara n'abagera no mu ngo zabo yego ikindi rero kugira ngo tuze kugana ku musozo ntago turi butinde abantu bakurikira ikiganiro bagisoze n'ukuri yego umugore ejo bundi aherutse gusenya kubw'ikibazo umugabo we bagiranye kidakomeye gusa abandi badukurikiye byaba biri kubaho nibo dutumweho kugira ngo tubaganirize uwo byabayeho abonye inama ubutaha bimubayeho yakikosora ibintu bikagenda neza ikintu cyatumye asenya umugabo we niyitaga ku nshingano z'urugo responsibility nyine umugabo yari yarubatse inzu umugore afite akazi ariko umugabo niyite ku mashuri y'abana nyine nta responsibility yitaho umugore bucya mu gitondo avuga ati reka njye gusaba divorce njyewe numvaga divorce atariyo yari igomba kubanza hari kubanza kuganiriza uyu mugore nawe akazabona uburyo atwara umugabo we amubaza ese umugabo araguye ati reka icyo kintu cya responsibility nicyo cyari cyaramunaniye we yumvaga kuba umugore abaye mu nzu anafite akazi ntareba ibindi byose nyine ari uko nguko bigeraho umugore aba ati umugabo sinamushobora adukore divorce ndavuga ati ibi bintu hari abandi bantu batekereza gutyo kuba umugabo atitaye ku nshingano bakumva ko umuti ari divorce ntabwo ari cyo gisubizo gusaba divorce mama nana umuntu ufite umugabo utari kwita ku nshingano uyu munsi akaba ashaka kwisabira ka divorce dore gasigaye koroshye tukaba ati mudutanye simushaka bakabyoroshye ubundi rero hari umuntu ujya gushaka atazi aho ubanza icyo agiye gukora yego nk'uwo mugabo ndabanza mugaye hanyuma mbone guha umugore inama ubundi umugabo niwe nyir'urugo inshingano zose zimureba agomba kuzubahiriza yego kiranazira ko umugore
yirirwa nakubwira ati wa mugabo ko ibi bikenewe kandi ubizi ko bigomba gukenerwa uwo mugabo ndamugaye kuko na Bibiliya irabivuga hari aho ivuga nuko ntazi igice ngo udatunga be udatunga umuryango we no mu ijuru ntazajyayo uretse ndaza kubisoma muri Bibiliya ndabikwereka yego udatunga be ntazajya mu ijuru uyu mugabo rero unanirwa gutunga urugo rwe nite ku mugore nite ku bana ni naho hava intandaro y'uko umugore amuca inyuma uyu mugore nawe rero mugarukeho ko uyu mugore yari afite amafaranga kandi umugabo akabona byose abishoboye reka da ibintu byose ni ugufatikanya buriya hari inshingano z'umugore buriya uriya mugabo utarazi inshingano ze hari inshingano z'umugore akaba n'inshingano z'umugabo yego kandi rero bijya kuba byiza mwese muraza mugashyira hamwe umugore akavuga ibyo akeneye amafaranga ye yose ari hamwe akavuga ibikenewe nawe wa mugabo ukavuga ibikenewe bakareba iby'ingenzi akaba byo babanza gukoresha aya mafaranga yego uriya mugore ikintu kimureba ahanini akenshi na kenshi imyambaro y'abana amashuka mu gitanda yashaje amasahani yashaje dore amasahani niyo natahanye dore yaramenaguritse ibyo nibyo bimureba iyo afite amafaranga ariko iyo atayafite atanga raporo ku mugabo akamubwira ati dore ibikoresho ntabyo tugifite ariko yari umugore ufite akazi cyane ko hari n'abagore bakorera menshi gusumbya abagabo ibyo rero bigatuma umugabo we yandi akorera atayagaragaza ahubwo akayapfusha ubusa rwose ibyo nta rugo rwagera nta n'urwo rwakubakika rusenyuka rutamaze kabiri kuko buri mugore niyo afite miliyoni 5 ufite miliyoni 1 cyangwa 2 ahora gusaba kubera ko niwo muvumo twavumye kwifuza kwacu kuzaherera ku bagabo bacu yego ashaka no kuguhereza ya mafaranga akahindukira ari umugore muzima ashaka kuyaguhereza agahindukira kandi ubwo ari ugusaba icyo akeneye ubwo rero uwo mugore ntabwo yakagombye kwahukana ahubwo yagombye kuganiriza umugabo cyangwa se akamuteza n'inshuti n'imiryango byananirana niba umugabo nta handi amuhohotera kuko hari umugabo uguhohotera muri ubwo buryo akanagukubita ugasanga aragutesha agaciro umugabo yari inama y'Imana niba ari intama rero niyemere yite ku muryango oya uba wakoze divorce yawe none se wazashaka we nasanga ameze aryo nyine turi kuganiriza abo basigaye n'inama nyine bumve ese kuba umugabo atitaye ku nshingano zindi kandi abona umugore we afite amafaranga yo kubikora umugore acika intege watuye umugabo ntakirimo dutandukanye ahubwo nashima Imana kuba afite n'ayo mafaranga yite ku rugo rwe kuko urugo ni urwe rega bararufatanije ariko niba umwe yabaye ikigwari undi nabi intwari yite ku rugo kuko n'imiryango izabibona n'abantu bazababibona bavuga ati uriya mugore yaragowe ariko guta urugo ntabwo ari wo muti igisubizo noneho kuri cya kigwari cy'umugabo tugiye gukosora kikavamo intwari udukurikiye yumvishe ko hari umugabo utaritaye ku nshingano akumva kuba umugore ahembwa igisubizo cyabonetse nta gisubizo kirimo ni uko uwo mugore nta kundi yabigenza akeneye kubaka akeneye kurera abana bari kumwe na se burya siti hanta niyo hari ikintu kivuna kibabaza ni ukubona umugore arera abana wenyine kandi papa wabo ahari cyangwa ugasanga umupapa ararera abana wenyine mama wabo ahari biba byiza iyo bareza abana babo bombi rero niba uwo mugabo ari ikigwari muri ubwo buryo ariko akaba atamukubita akaba atamubuza amahoro kandi Imana ikaba yaramugiriye neza ayo mafaranga akayabona akabona kuhahira abana bitamugora niyihangane amufate nk'udahari uyu mugabo rero nawe yisubireho gusa nyine ntawe hano wahanitse rero umugabo udashoboka n'ubundi ntashoboka umugabo utubahiriza inshingano amenye ko adahagarariye Imana neza mu rugo adahagarariye Imana neza rwose nta nijoro azajyamo abimenya aho ari n'ikosora azarijya n'ikosora nyine ariko igihe atari ikosora kuko biba bivuga ngo udatunga abe ntabwo azajya mu ijoro udatunga abe ntazajya mu ijoro yego
mama Nana reka ducumbikira ngaha kuri iyi minota abantu nibabyumva bazamenye yuko twababwiye ngo umukobwa atozwe umugabo yige kwita ku nshingano z'urugo rwe uwo uri we wese kandi nanone kuba abantu bakomeye umugabo akagushakaho nyine ibyo yabuze reka niwabo bari bafite abakozi bate sicyo mama Nana yego ya ni ibyo ngibyo rero nomero ya telefone ya mama Nana murayisanga ku kiganiro iwe muve hano mujye kwa mama Nana official nimba uri kwa mama Nana official andika comment umubwiye ngo ndahabaye yego yego ubundi umuzungu wacu tuzamuherekeze agiye kuganiriza abandi bazungu b'iburayi uburyo bubaka ingo bakava mu bya kontara cyane rwose ubundi ubahe ubwo bumenyi twavuga ngo abazungu ikintu baturusha rega taranasoza nya kintu nabonye abazungu baturusha abazungu bahana kontara mu gihe twebwe abanyarwanda na karamata ngo ari akaramata ariko njye nasanze ako karamata rwose mana yanjye ni nako kisha ibintu ugasanga n'abantu bicanye imburagihe kuko tugiye kubana twembi njye nawe dutandukanye ku mico tumaze kubana imico yacu irananiranywe ntiduhuje imico ngo ariko ngo kubera yuko ngo nasezeranye nawe akaramata ugasanga nkwihambiriyeho ejo abagore niyo ntwaro bakoresha ugasanga ngo ukubise uburozi urapfuye kugira ngo umvire mu nzira nyamara nkubishije nawe ukambisa ukazajya gushaka uwo muhuje byaba ari byo byiza yego sinzi njye niyo nama numva natanga aho kugira ngo abantu bazajye bicana rwose leta izadufashe dushyirireho kontara hoya n'ubundi leta ntabwo ishyigikira ngo abantu bicane ahubwo hari igihe bigera mu myemerere akaba ati divorce niyemewe gutandukana n'ibyemewe umuntu agapfira idini reka abantu tubabwire ngo nakagaruka mu biganiro byacu yego yego